Yesu nashimwe. Imana ibampere umugisha, ndabasuhuje aho muri hose mugubwe neza. Tuje rero gusoma ijambo ry'Imana nanone dusanga muri Yesaya ibice 60 umurongo wa mbere. Mana nziza, Mana y'icyubahiro, turagushimiye. Izina ryawe nirihimbazwe, ubwami bwawe buze, icyo ushaka biho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Mu izina rya Yesu Kristo, niwe ufite ubutware n'ubushobozi, kandi niwe twiringira umunsi ukira. Reka rero urusheho kubana natwe, kandi twohereze umwuka wera wawe, umwe usobanura, umwe uzi gusenga. Mu izina rya Yesu, adusobanurire ijambo ryawe rigiye kumvikana mu matwi yacu, kugira ngo rigire ububasha n'ubushobozi kuri twe, kandi rikomeze kwera imbuto, ritubere inkomezi muri byose. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya ibice 60 umurongo wa mbere. Haravuga ngo byuka urabagirane, kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Amen. Reka dusubiremo. Byuka urabagirane, kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Byuka urabagirane, byuka urabagirane, byuka ugaragare, byuka uboneke, byuka shira ibitotsi, byuka aho wari uryamye, haguruka ubyuke rwose, usenge bikunde, usome ijambo ry'Imana bikunde, ukore imirimo yawe ya buri munsi bikunde, ukorera Imana bikunde, ariko ibyo ntiwabikora uryamye. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo byuka urabagirane. Byuka urabagirane rwose. Byakuryamishije byari bihari, wari umaze igihe kinini uryamye, wari umaze igihe kinini warasinziriye, wari umaze igihe kinini warabuze icyo wakora, wari umaze igihe kinini ubona umukiza wawe mutari kumwe, wari umaze iminsi uryamye ubona utazi aho ubutabazi buzaturuka, waratuje waricecekeye, ariko uyu munsi ijambo ry'Uwiteka rikujeho, kandi ijambo ry'Uwiteka rinjeho, riravuga ngo byuka urabagirane, kuko umucyo wawe uje. Imana ishimwe. Ntacyo wakora uryamye, nta wakumenya uryamye, nta wakumva uryamye, ariko Uwiteka avuganye nawe ngo byuka urabagirane. Byuka, kora icyambere cyo kubyuka. Hari itegeko rije ku buzima bwawe riturutse ku Mwami Imana, rikubyutsa ku gisasiro, kubyutsa aho wari uryamye waracitse intege, warasubiye inyuma, aho wari uryamye wabuze uko ugira, umubabaro ari mwinshi, ufite ibiguhangayikishije byinshi, byari byarakuryamye. Hari imbaraga zakuryamishije, hari ubutware bw'umwanzi bwakuryamishije, ariko uyu munsi agakiza k'Uwiteka kakujeho, ijambo ry'Uwiteka rikujeho, ijambo ry'Uwiteka rinjeho, agakiza k'Uwiteka kanjeho. Ijambo ry'Imana riravuze byuko urabagirane. Byuka urabagirane, kuko umucyo wawe, bwa bwiza bwawe, ya neza yawe, yagukora ibyiza byawe, noneho ngo biraje, noneho ngo kandi ngo birabagirane. Mbese ubwenge bwawe, ubuhanga bwawe, imisengere yawe, ibyo byose ntabwo byagaragaraga, kuko wari uryamye, hari ibyari bikuryamishije, ariko ijambo ry'Uwiteka ritujeho, riravuze ngo byuka urabagirane, kuko umucyo wawe, umucyo wawe, Imana ishimwe. Umucyo ni Kristo Yesu, niwe uturasira, niwe utangaza umucyo, tukava mu mwijima. Umucyo aho ubonetse, umwijima urahunga. Umucyo aho urasiye, umwijima urahunga. Umwijima wari ukugose, umwijima wari warakuryamishije, umwijima wari waratsikamiye ubuzima bwawe mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri,
uyu munsi umucyo wawe uraje. Imana ishimwe cyane. Umucyo wawe uraje, umucyo wawe ugusanza nk'uri, umucyo wawe uraguhagurukije, umucyo wawe urakubyukije, umucyo wawe uraje. Biramenyekanye kandi ko umucyo uje. Haleluya. Biramenyekanye ko umucyo uje, kuko umucyo ubwawo ni intwari ikomeye y'Uwiteka. Umucyo iyo uje urwanya umwijima. Imana ishimwe cyane. Kandi umucyo iyo uje uramenya ugasobanukirwa. Iyo umucyo wawe uje, iyo umucyo ukurasiye, iyo umucyo ukumurikiye, ugenda ahabona, ntusitara, ntugwa, ntunyerera, kuko uba ureba neza. Imana ishimwe. kandi ntuvuga ibyo kurota, ahubwo uvuga nk'uri maso, uvuga nk'ubireba, uvuga nk'ubyumva. Imana ishimwe cyane. Byuka urabagirane, kuko umucyo wawe uje. Imana ishimwe. Ngo kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Ubwiza bw'Uwiteka bukubeho. Ubwiza bw'Uwiteka burakurasiye. Ubwiza bw'Uwiteka buri kumwe nawe. Ubwiza bw'Uwiteka bukugaragareho. Bimenyekane ko usenga Imana, bimenyekane ko wayubashye, bimenyekane ko wayiringiye, bimenyekane ko wayitegereje. Wategereje umucyo wawe, none umucyo wawe uraje. Kandi ubwiza bw'Uwiteka burakurasiye. Umucyo w'Uwiteka n'ubwiza bw'Uwiteka bikurasire mu izina rya Yesu. Ubundi uhaguruke. Imana ishimwe. Ku murongo wa 2 haravuga ngo dore umwijima uzatwikira isi. Umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira, kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Imana ishimwe. Dore umwijima uzatwikira isi, dore umwijima uzatwikira amahanga, uzatwikira biriya byose. Ariko Uwiteka nyir'ububasha, nyir'ubushobozi, uwavuganye nawe ijambo rikomeye, aravuga ngo umucyo we uzakurasira, ngo n'ubwiza bwe buzakugaragaraho. Ubwiza bw'Imana buzakugaragaraho. Mwene data, humura. Uyu munsi ntabwo wakoraga ngo bikunde, ntiwavugaga ngo wumvikane, ntacyo wabonaga utari uw'umumaro. Ariko uyu munsi ijambo ry'Uwiteka rikujeho, nanjye rinjeho, rirambwira ngo, rirakubwira byuka urabagirane, kuko umucyo wawe uje. Hari umucyo ukuziye, hari umucyo wawe, wa wundi Imana yakuremeye. Umumaro wawe urageze. Ni iki gihe cyo gukora, ni iki gihe cyawe cyo guhaguruka, ni iki gihe cyawe cyo gushira ubwoba, ni iki gihe cyawe cyo kugaragaza impano zawe, ni iki gihe cyawe cyo kwiga bigakunda, ni iki gihe cyawe cyo gusobanukirwa no kumenya, ni iki gihe cyawe cyo gukora. Umucyo wawe waje, umucyo wawe waje. Muri kumwe. Imana ishimwe. Haleluya. Witinya mu bicuku bya nijoro, umucyo wawe uri kumwe nawe. Imana ishimwe cyane. Ibyiza byawe bigiye kumenyekana, ibyiza byawe bigiye kugaragara. Umucyo wawe waje, urahari, uri kumwe nawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uri uw'umumaro, uri uw'agaciro, uri uw'imbaraga, uri uw'ubutsinzi, uri uw'umuneshi. Imana ishimwe cyane. Urashoboye. Haleluya. Kuko Uwiteka ari kumwe nawe, kuko ubwiza bwe bukurasiye. Ibyo byose uzabikora mu bwiza bw'Uwiteka, Imana nyir'ububasha. Imana ihabwa icyubahiro. Avuga ngo umwijima nta kiberamo. Umwijima abantu baragwa, umwijima abantu bacika intege, mu mwijima abantu bakora ibyaha, mu mwijima abantu bariyobagiza, mu mwijima abantu barikunda, mu mwijima abantu bakunda imiya, mu mwijima abantu barangana, mu mwijima abantu baratotezanya, mu mwijima abantu baratukana, mu mwijima bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, kuko baba bavuga ngo nta jisho ribareba. Ariko Uwiteka avuganye nawe ngo uyu mwijima uzatwikira amahanga. Amahanga yanze kumvira Uwiteka, amahanga yanze kuyoboka Imana nyir'ububasha. None Uwiteka avuganye nawe ngo uwo mwijima icyawuzanye ni ugutwikira amahanga, ngo no gutwikira isi. Ibi tubona bikadukurura, bikatuvana mu mucyo w'Imana, bikatuvana mu nzira y'Imana, bikadukura mu kwizera Imana. Imana ivuganye nawe ngo uwo mwijima uzatwikira isi kandi uzatwikira amahanga. Ngo ariko weho Uwiteka, ngo umucyo, ngo ubwiza bwe ngo buzakurasira, ngo kandi n'ubwiza bwe buzakugaragaraho. Uzagaragarwaho n'ubwiza bw'Imana. Amavuta y'Imana akomeza komeho umukozi w'Imana, amavuta yo gutanga, amavuta yo gusenga, amavuta yo kuririmba, amavuta yo kuvuga
kuvuga ubutumwa, amavuta yo kubwiriza, amavuta yo guhugura, amavuta. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Amavuta, ubwiza bw'Imana buzakugaragaraho. Imana ishimwe. Haguruka urabagirane, kuko umucyo wawe uje n'ubwiza bw'Imana bukaba bukurasiye. Imana yacu ishimwe. Turagushimiye mwami Imana yacu, ugira neza bugacya bukira. Ni wowe ugena umucyo n'umwijima. None ni nyakubahwa Imana murengezi, turakwinginze rwose ngo tubyutse mu izina rya Yesu. Umucyo wawe uturasire. Kristo Yesu umwungeri mwiza, utubere maso, uturasire mwami, tugenda humutse. Uturasire mwami, tugende tureba. Turasire Yesu, tugende nk'abagenda ku manywa. Haleluya, haleluya, kugira ngo tutazayoba ya nzira. Mu izina rya Yesu Kristo, byutsa abantu bawe bagukorere. Byutsa abantu bawe bongere bigirire icyizere, bumve ko bashoboye, bumve ko ari abanyembaraga, bumve ko ari abatsinzi, ari abaneshi. Byutsa mwami, byutsa aboroheje n'abakomeye. Mu izina rya Yesu, bamenye Imana rurema. Mu izina rya Yesu, byutsa abantu bawe mwami, basubiye inyuma, umwijima ubagose, umwijima ubatwikiriye, umwijima ubatsikamiye, nukurweho mu izina rya Yesu. Umucyo wawe urabagirane mu izina rya Yesu, maze ntama w'Imana umukize ibyaha by'abantu, adukize kandi aturengere, adukize ibyaha by'urukozasoni, ibyoroheje n'ibikomeye. Kristo Yesu ushoboye kubyutsa abantu bawe, umucyo wacu ukarabagirana mu izina rya Yesu. Ibyo twakoraga mwami, reka umucyo wawe ubibonekemo mu izina rya Yesu. Umumaro wacu nugaragare mu izina rya Yesu Kristo, utugira igiciro. Urakoze, urakarama, ngaho bana natwe, kandi turinde gutwikirwa n'umwijima mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, amen. Murakoze cyane. Mwumve video irangire, mukore share, comment, subscribe, kandi Imana ibamere imigisha myinshi. Ndabakunda cyane, turi kumwe. Amen.